Yes, Karegyeya Omar Pano twongeye kubana namwe tubifurije ibihe byiza amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye. Reka tuvuge tuti abemera Noheli ibaryohere ibagendekere neza kandi muzagira umwaka mushya muhire. Umwaka mushya muhire n'abatayemera ntacyo abatwara niyo yaba ari umunsi usanzwe ariko nabyo bigomba kubabera nziza cyane azagira umunsi mwiza. Nabonye mu Bwongereza ko bisa nka ari umuco Noheli usanga n'abayisilamu bafite ibirugu mu nzu no umuco araho babifata nk'umuco rero ubwo nabandi mwese mu wizihiza gutyo cyangwa abemera Yesu uzere ko bibi kugenda neza cyane. Yes rero nkuko nubundi yamaze kuvuga hano ni mu rugo ni mwarimu wacu Karegeya Omar Jean Baptiste wiriwe neza. Yes mukomeye cyane ibyo wavugaga ko waba utabyemera bihagaze bite? Oya Noheli kuba wayemera cyangwa utayemera ariko ni umunsi ugomba kubaho. Ya utawemera wawufata nk'umunsi usanzwe ariko nawo tugomba kukwifuriza. Ntabwo bivuze ngo kuba ko utawemera ngo ugiremo ibibazo. Tugomba kubaho neza nkuko tubyifuza. Yes rero navuze nti uyu munsi nubwo usa nkaho ari konje ku bantu muri rusange reka twicare tuganire byinshi bitandukanye. Hari byinshi wemereye abanyarwanda, hari amatopic amwe namwe anavyemera abadukurikira. Kwemerera abanyarwanda ntago ni ikindi navyemeye abadukurikira. Hari byo wemereye abadukurikira amatopic agiye atandukanye ariko amwe tukagenda nabemereye ko yakobeshi nafite amakuru ari mu ndimi z'amahanga. Mu gihe byinshi byari mu Gifaransa byansabye kubanza kubishyira mu Kinyarwanda no guhaza kubabwira ibintu bifatika. Yego. So rero nubundi ni kuri nyakwigendera wabaye ministre w'intebe Bwana Twagiramungu Faustin. Yego. Nubundi niwe turi bugarukeho ariko turaza kugaruka kuri ibyo watwemereye byose biri mu nyandiko mbese utavuze. Ntabwo ari ibanga ku rupfu rwa Twagiramungu. Turaza kubanza gusoma ibaruwa ya Bizindori wa CDM. Yego. CDM twarebye CDM twavuze ngo ni harimo memoire harimo devoir ndaza okay. Hanyuma uko ibaruwa CDM yandikiye ijambo rya CDM ku rupfu rwa Twagiramungu bamusezeraho bavuga uko yabayeho naho asize ikivi yari yaratangije. Hanyuma nimvaho Twagiramungu donc niwe mu ntiti 33 zasinye ibaruwa isaba Habyarimana impinduka ku itariki ya mbere y'ukwa 9 muri 1990. Nuvuga ngo hari abakiriho ariko uwanyuma uherutse kwitaba Imana ni Twagiramungu nawe yari ari muri abo 33. Turaza kugaruka ku mibereho yabo ese bari hehe abapfuye abagihari ibyo ni cyabateye kwandika by'umwihariko ko turaza kubigarukaho umwanzuro wafashe ariko kiganiro cyaba kirekire kuko hanyuma tuze no kureba rero ivuka rya PAWA nabyo bifitanye isano na Twagiramungu kuko we ishyaka yarayoboye ryajemo PAWA arapandura aguma mu murongo yatangiranye. So muri make ikiganiro nicyo ngicyo. Yego. Nicyo ngicyo zabasaba kwihangana bagatera gatebe bakacyumva. Na amateka kandi yacu. Na amateka yacu niyo mpamvu ushobora kwicara ukabona umuntu arahanaha kuvuga ngo buri abikomora kuki kanaka kuki avuga gutya abikomora kuki kucya kize cyane abikomora kuki yahunze ntagaruke kuki abyumva. Amateka rero na yacu. Yego. Amateka na yacu ariko Karegeya nabonye noneho kuri no nshuro ugiye kutujyana kwiga ikidage. Ndebira iryo shuri amashuri ry'ikidage rikorera Kimironko. Uraza kubabwira nimero ryigisha ikidage kuri nivo zose hanyuma yuzi ikidage ufite kugira ngo winjire mu Budage haba kujya kwigayo haba kujya gukorayo haba kujya kubona stage cyangwa za visa. Yego. Iyo wize ikidage kugera kuri level ya 3 birakorohera kugira ngo
ugire ufatwa nk'umudage ufatwa nk'umudage rero iryo shuri muri kino gihe ryatanze na promotion risoma ishuri ko bisa n'ibiri muri ishuri ryo ryitwa Graham oya ishuri ryitwa The Spartan Hub German Language Academy Academy ikihutirwa ni nimero soma nimero d'abord nimero yabo ni 079 0139 82 yes bakora Kimironko uhamagaye nimero bakurangira icyo narimo nkubwira rero ni inyungu zo kwiga ikidage bishobora kuguhesha visa bishobora kuguhesha kujya gukora stage bishobora kuguhesha kujya kwigayo bishobora kuguhesha kujya kubayo bishobora kuguhesha kubona y'akazi donc no gushishikariza abantu benshi bagiye baca mu mashuri y'ikidage bagiye babasha kubona izo nyungu ndabazi benshi teme yawo urakubwira ngo agaciro ko kwiga ikidage karuta kuri giciro yego so urumva rero byose uri kuvuga rero nako gaciro yego abo rero nibo batuganye nyuma kwa Maurice Mwizerwa abanzi nawe benshi baramuzi ko twabanye yambere secrétaire mu giskuti ndi komiseri wa Byumba urumva rero iyo mvuze Mwizerwa Maurice aba ari umuryango style ni umuryango ugikomeza yashatse rero kunyuza hano kuko urabizi ko utarunda hamwe natwe abasesagura cyane so Mwizerwa rero iryo shuri turaribanje kuba ko ari ryo rije kwamamaza nyuma urabizi ko iwacu dutanga inda ya bukuru uje nyuma niwe tubanza nizere ko ikarupuraza atari burakare niwe mfura mu bamamaza hano ariko ubu bucura ni iryo shuri ry'ikidage ya Maurice German Language Academy rikurikirwa na Vivency Easy Buy Shop hagira amata n'abandi ndera rero ku bakiri batoya abo tumaranye igihe nkaza kubasorezaho yego so rero wenda turaza gutumika nyuma ariko reka twanzike tujye mu kiganiro nyirizina duhere by'umwihariko ku ibaruwa kuko ibaruwa ni ibaruwa yasohotse n'ubundi twagira ntabwo ari ibaruwa ni nka discours yanditse discours aba CDM ariko sivuga collectif ko nabishye igipapuro nazanye kiri mu Kinyarwanda rero ariko we wafungura wagiye mfite icyakinde ko kindi mfite ya document yindi CDM devoir mémorial CDM rero ahanini igizwe n'abantu bakomoka ku miryango yahoze mu buyobozi bwa Kayibanda cyo ni kimwe ariko ingoma ya Kinani ingoma ya Habyarimana ikabica so benshi nabakomoka kuri abo bana CDM bivuga compagnon du mémoire compagnon du devoir mémorial bishaje vuga ngo nabakomoka kuri iyo miryango yabahoze mu butegetsi bwa Kayibanda hanyuma bakaza kwicwa muri puci mu guhirikwa k'ubutegetsi bwa Kayibanda Habyarimana afashe ubutegetsi muri 1973 aba bakomokaho rero nibo bari muri iyo association CDM yitwa compagnon du mémoire compagnon du devoir mémorial abo rero ntabwo ari ishyaka oya ni nka association yes ni nka association nabyo mbifite ikindi kiganiro tuzakora kuko urutonde rw'abo bantu bishwe ku bwa Kayibanda bishwe ku Habyarimana avana Kayibanda nabyo tuzabikora ufite document y'amapaje 38 ndacyayashyira mu Kinyarwanda nabyo tuzabivugaho tugenda tuvuga umuntu ku wundi CV ubwo rero CDM ku rupfu rwa Twagiramungu bahawe ijambo iyi speech niyo bagombaga kuvuga yasinywe na speech ya Albert Bizindori ku itariki ya 8 Ukuboza 2023 ntabwo ari discours ndende ariko muri make itangira avuga ati guha icyubahiro Faustin Twagiramungu abasangira ngendo bashinzwe kwibuka ubwo nicyo Kinyarwanda ni cya compagnon du devoir mémorial mu Kinyarwanda nicyo twavuze ngo nabasangira ngendo bashinzwe kwibuka cyangwa basangiye kwibuka bashinzwe devoir hanyuma bagatangira bagira ati icyubahiro gikomeye kukwemera cyane kugushimira kugukunda izi
nizo mbamutima twe abasangira ngendo bashinzwe kwibuka twahoranye kuri Bwana Faustin Twagiramungu, kandi bizaranga buri wese muri twe kugeza ku mwuka wa nyuma. Yari umwe muri twe, yarabihisemo ku bushake. Guhera uwo munsi ubwo yasunitswe n'urukundo, yambutse imiryango y'ubuzima bwacu, kugira ngo amateka yacu abe aye. Agakomeza agira ati, wubahe Twagiramungu, kandi by'umwihariko turagushimira cyane ku byo wakoreye imiryango yacu. Wahoraga uri hafi ngo udufashe. Bamwe muri twe turagukesha ibyo turi byo uyu munsi. Birakenewe kwerekana ko muri kiriya gihe byari ngombwa gufata inzira inyuranye niyo wahisemo gufata. Ikimenyetso cya mbere mu rukurikirane rurerure mu buzima bw'umuntu, mu buzima bwe bwose, werekanye ko arwanira ibyo yemera. Kurwanira ibyo yemera. Kandi nta gikangisho na kimwe kigeze kimutera gusubira inyuma. Turagushimira kandi inkunga zose watanze mu bikorwa byo kwibuka. Kuva muri 2014 ntiwigeze unanirwa kubahiriza amasezerano ayo ariyo yose. Buri gihe wabaga wicaye ku mwanya wa mbere ukurikiranye imihango yacu hafi mu madini, kandi ntiwigeze ubura umwanya wo kuza kudutera ishyaka, kudutera inkunga, kuduhatira gutera imbere. Ngaho ibikorwa byawe, ubutwari bwawe, ukwiyemeza kwawe nibigira icyo bidusigira, bitwigisha. Turashaka kandi kwifatanya n'abanyarwanda bose bifuza kugushimira uyu munsi ku byo wakoreye u Rwanda, iki gihugu wakunze cyane kandi witangiye utitangiriye itama. Umunsi wo kumushyingura ku itariki 8. Wari umuntu ureba kure, umuntu rwose wabonaga ibiri imbere ye. Birababaje ko uburyo wabonaga sosiyete nyarwanda bwashoboraga kumvwa na bake mu bo mwari musangiye igihugu. Iyerekwa ry'u Rwanda rurangwa n'ubuvandimwe, aho nta tandukanyirizo rishobora kubaho hagati y'abahungu ba Kanyarwanda, ryabaye umurongo uhuriho n'ibikorwa byawe bya politike. Birumvikana abo muri CDM bazihangana niba hari aho nasemuye nabi, uko originali yari mu Gifaransa. Ariko naragerageje uko numva aho naba nanyereye bazabyihanganira. Hasigaye paragraphe. Ntibashoboraga kumva ko abanyarwanda bashobora kubamo ivangura rishingiye ku moko, kandi nta muntu n'umwe washoboraga kuguha igitekerezo gihungabanya iyo myemerere yawe. Kuri iyi ngingo wari imbere yacu twese, wari uri hejuru cyane y'abantu bashyira barata iyo ndangagaciro y'urwiyerurutso, bayikoresha cyane, bashyira barata iyo ndangagaciro by'urwiyerurutso bakayikoresha nk'umutego cyangwa amayeri, ndetse n'abayanga ku mugaragaro, bibwira ko ari byo byabafasha kurengera ibyo bemera ko ari uburenganzira bwabo, cyangwa gutegura ejo hazaza habo. Nkasubiremo, kuri wari uri hejuru cyane y'abantu bashyira barata iyo ndangagaciro by'urwiyerurutso, bayikoresha nk'umutego cyangwa amayeri, ndetse n'abayanga ku mugaragaro, bibwira ko ari byo byabafasha kurengera ibyo bemera ko ari uburenganzira bwabo, cyangwa bategura ejo hazaza habo. Mu bubabare ujyanye ubwo kuba utarashoboye kubona abo musangiye igihugu mwumvikana kuri iyi ngingo, rwose nibwo bukomeye cyane. Urumva akantu bamubwiye, mu bubabare ujyanye wese ni nka kuvuga ngo urinze upfa utabonye uwo mwumva ibintu kimwe ku bijyanye n'u Rwanda. Mu bubabare ujyanye ubwo kuba utarashoboye kubona abo musangiye igihugu mwumvikana kuri iyi ngingo, kuri iyi ngingo, rwose nibwo bukomeye cyane. Mu bubabare cyane wabaye umugabo w'ukuri, wabigaragarije mu bikorwa, kandi utarigeze ureka ibyo yemera, kabone niyo wabaga ushobora kubizira. Ibyo nibyo kabisa. Warotaga u Rwanda
rutarenganya, aho kuba umuntu akwiye ikintu ari byo byonyine bishobora kumutandukanya n'abandi. Warose u Rwanda rurangwa n'ubuvandimwe, aho abanyantege nke bashobora kwiringira abakomeye, kandi mu buzima bwawe bwose waharaniye ko izo nzozi ziba impamo. Uyu munsi ubuzima bwawe bugeze ku iherezo, ariko urugamba rwawe ntiruzarangira. Ku mugoroba umwe ukomeye, ubwo u Rwanda rwiyunze ruzaba ruririmba intwari zarwo, izina ryawe rizavugwa mu ya mbere. Okay, ruhukira mu mahoro iruhande rw'abagukundaga bose, bakwemeraga cyane, bagiye mbere yawe, wari ukumbuye. Natwe tuzagukumbura. Imana ifate mu biganza byayo bitagatifu umugore wawe n'abana bawe. Mu izina rya CDM, Compagnon du Devoir Memorial, Albert Bizindori, ku itariki 8 Ukuboza 2023. Ashyiraho umukono cyane. Ntabwo ndisesengura, ibyo navuzeho birahagije. Byari kugira ngo ubutumwa batanze mu Gifaransa, cyambere no kubishyira mu Kinyarwanda, kandi ni amateka yacu tugomba gusangira, nta mpamvu. Nibasanga rero hari aho nanyereye, ari Bizindori, ari n'abandi bari muri CDM, CDM ntabwo nyine nzi kibaho aho bitandukanira. Hano mu Rwanda bakunda kuvuga jambo ASBR, jambo iyo niyo bahora bavuga cyane, ariko bifitanye isano. Ariko jambo yo irimo benshi batandukanye, baturuka mu nguni nyinshi zitandukanye. Ariko CDM icyita rusange ni abakomoka ku bantu bishwe na Habyarimana bazira ko bakoranaga na Kayibanda. Urwo rutonde rw'abo bantu bapfuye nakuye ko ndufite. Igisigaye nukudutangaza. Ngize amahirwe uyu mwaka warangira nacyo twagikoze. Muri make ibi nibwo butumwa bwa CDM, kandi urumva isano wayumvise, ariko na Twagiramungu yagomba kuyishyikira, kuko bakomoka kubakoranye na sebukwe, bakoranye na Kayibanda, si byose. Kandi na Kayibanda yapfuyemo nawe, kuba ari umukwe wa Kayibanda, no kuba yayibera umunyamuryango nta gitangaza kirimo, yaraguyemo sebukwe. Voilà. So ibyo rero iyo ni isano ya hafi. Ni isano ya hafi yagomba gutuma aba muri ubwo ni naho ngira ngo rero kwavuze ngo ntabwo uri witindeho, ko wanayisomye neza, irumvikana. Ntabwo dushaka ko irumvikana usesengura akantu ku kandi, kwitraduiza narabyitondeye. Ahubwo gihe icyo nshaka nuko noneho uhita uduhuriza, kugira ngo tunaze kujya kuri aba bantu unadusobanurira ibyabo. aba 33 intiti 33 niko bitwa intiti, n'ubundi zirimo na Twagiramungu. Biraza guhurira he n'ubundi, kuko mu kiganiro cya mbere twari twakoze wari watubwiye uti Twagiramungu bishoboke ko yari kuri Saidi imeze gutyo, kuko wenda Habyarimana hari icyo yakoze kuri sebukwe. Reka nkwere oya, ntabwo ibyo nyine ni za metero tuba dutera, hari ibyo zitera zikagwa mu wabandi. Yego. Ariko niyo Habyarimana tica sebukwe, Twagiramungu afite kamera itakorana na Habyarimana 100%. Cyo ni kimwe. Icya kabiri ahubwo igishoboka, niba nk'iki kiganiro kugihitamo, ndabizi neza ko hari abadashobora kukishimira, ariko kirafungura amaso, kuko kera umuntu mu Gifaransa hari umugani wavugaga ngo mbwira abo mugendana ndakubwira uriwe. Cyangwa se Dashimwa akavuga ngo nyereka aho umusaza yicaye, nzakubwira aho yarahagaze mu busore. Urangara birapfa. Yego. Kuba gukurikira. Nyereka aho umusaza yicaye, ndahita nkubwira aho yarahagaze mu busore bwe. None nanjye Karegeya, kuri Karegeya Omar Pano, nkavuga nti mbwira uko wabanye na Kayibanda, nuko wabanye na Habyarimana, ndakubwira uko ubanye n'Inkotanyi.
uru rutonde rero uru rutonde abantu bari muri izo ntiti 33 zandikiye Habyarimana ati bigomba guhinduka ku itariki ya mbere y'ukwa 9 muri 90 inkotanyi zizatera ku ya mbere y'ukwa 10 muri 90 benshi benshi by the way nubwo tuba tworoshye ibintu yego ntago igitero ku gihugu ntago cyamenyekana uwo munsi cyabaye mwitegurwa ryacyo kuko leta nayo bifite abanetsi n'inzego zinyuranye ntabwo itariki ya mbere ukwakira byari ugushyira mu bikorwa umugambi wapanzwe igihe kinini kandi mu gihe bapangaga ntago bivuga ko bose bari 100% babika ibanga kimwe nuko n'inzego z'iperereza za leta zashobora kuba zibarimo zigatanga amakuru yego ntabwo zaburamo aha niho mpuriza ngo iya mbere y'ukwa 9 mwe navuze ngo aba bantu abo ba 33 by the way ntabwo ari 33 gusa amakuru ufite nuko barengaga igihumbi ariko gusinya abasinye arewe gusinya bamwe bakagira ubwoba abo bantu ntubazi se bajya inyuma y'abandi gusinya ati ndabyemera ariko nimutume wenda tanto inyungu afite muri leta ubushuti afitanye na leta iriho ibintu wari wese ku muryango yes oya mu bihugu byinshi nta bantu ujya ubona nta bantu wumva bajya bavuga ngo nta shyaka barimo icyo baba banga ni iki ni ukwambara ibirango by'ishyaka ni ukugira ahantu hari inyandiko ni ukugira indahiro ariko baba bari bafite ishyaka ku mutima bucece barishyigikiye baritera inkunga y'ibitekerezo y'amafaranga abo bantu barahari abo ntibabura hakaba n'abandi baba mu ishyaka rimwe ariko umutima uri murindi asora hombi atanga imisanzu hombi cyane rwose ibyo buzima natwe twabubaye bereka ku gihe cya Habyarimana hari abantu bari muri leta ya Habyarimana banatanga n'imisanzu mu nkotanyi niba mubwiye ngo mbwira uko wabanye na Habyarimana nuko wabanye na Kayibanda ndakubwira uko ubana n'inkotanyi hejuru ya 75% izo metero ziteye zigwamo reka tuze kubageraho hanyuma iyi nama yabaye imbarutso zari ebyiri iziri officiel imbarutso officiel ya mbere nuko hari harabaye inama mu Bufaransa ahitwa Irabol yemeza multipartisme icyo kintu nigeze kukivugaho yego urabyibuka muri Kongo mvuga ukuntu muri Zaire ho mu butu yarize akihanagura amarira ati comprenez mes émotions kabisa donc inama y'Irabol yategekaga ibihugu bya Afrika gushyiraho amashyaka menshi politiki y'amashyaka menshi byanze bikunze politiki y'amashyaka ubwo bitangiye gututumba Irabol babyemeje noneho mu Rwanda Habyarimana mu kwa 7 itariki 5 cyege muri 90 mu ijambo yavuze ati bishobotse abantu twiga uburyo habaho amashyaka menshi ijambo rye reka vuge uko yarivuze yagize ati intambara gato bakoze inyandiko bagaragaza ijambo rya Habyarimana yavugaga ati ndashaka kugiraho mpera oya iyi introduction iravuga ngo mu mpera z'imyaka ya 80 hagendaga hagaragara abatavuga rumwe na MRND n'ishyaka rukumbi ndetse na guverinoma y'ishyaka rimwe mu ijambo ryo kuwa 5 Nyakanga 90 rijyanye no kwizihiza isabukuru y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryo muri 73 ubutegetsi bwa Kayibanda Perezida wa Repubulika Juvenal Habyarimana yafunguye inzira ya demokarasi nyuma y'iryo fungura abanyabwenge 33 Ntiti niko navuze mu nama yabereye i Kigali muri Nzeri 1990 ni ukuvuga mbere y'intambara yiswe iy'ukwakira muri 90 bakoze inyandiko bagaragaza inyota ya demokarasi yashishikarije n'abaturage benshi iyi nyandiko ihurira n'ishyirwaho rya perezida rya komisiyo y'igihugu ishinzwe guhuza ibikorwa by'ivugurura rya politike mu Rwanda yari igiye gufata inshingano zo gutegura ingingo za politike zagombaga kugibwaho impaka muri kongere isanzwe itaha ya muvoma MND
revolutionnaire hari amajyambere y'u Rwanda. Raporo y'incamake raporo yayo ari ahantu iboneka kuri page ya 9 kuri raporo yayo yabaye muri Werurwe muri 1991. Ishyirwaho rya komisiyo hamwe n'inyandiko y'abanyabwenge 33 byerekanye ko igitekerezo cyo guharanira demokarasi imbere mu gihugu cyazamutse kandi cyari gitangiye gushyushya abantu ku buryo bitari bikenewe ko FPR igaba igitero yitwaje gushaka gukuraho igitugu cyo kuzana demokarasi mu Rwanda. Kwandika no gutangaza inyandiko nk'iyi ntago byari bibuze guteza akaga. Nidusoma amazina y'abayisinyeho tuzabona ko benshi muri bo bishwe n'abahezanguni bo muri MRND n'akazu. Ese buryo urumva uko itangira introduction yayo abatarishwe babayeho bate byanze bikunze umuntu abantu rero bari kuri runo rutonde nyine byari ibimenyetso byuko batari kumwe na yego batari kumwe na MRND yego noneho niba batari kumwe na MRND se nyuma y'ukwezi inkotanyi zigatera ubwo bari kumwe nande bari hagati na hagati baba hagati se ari FPR yashakaga impinduka naba bandikiye Habyarimana basaba impinduka katubarebe rero nta gutinda mu byo bavugaga turaza kubireba. Duhere kuri oya ryo Twagiramungu we twamuvuze Twagiramungu we twamuvuze Dusabyine Marevoka uramuzi oya Twagiramungu ndabaza reka here kubonzi nibagirguze kumbwira yego Twagiramungu we byari ngombwa daboro nk'umuntu uvuka icyangugu akaba mu kwa Kayibanda kakandi mvuga ngo kurwanya Habyarimana nuko yishe sebukwe icyo cyabamo ariko no muri politiki ashobora kutabishyikira. Icyambere nuko ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bufite ironda karere kagendeye ku Bushiru n'Ubugoyi amajyaruguru n'uburengerazuba aho president akomoka kandi twagira mu ngoro umunyacyangugu byumvikane ko ibyo ubwabyo byashobokaga urumva. Hanyuma rero ubwo twagira mu ngwe turamuvuze reka mbere kuba ariho waretse reka mbere kuba ariho okay nta kibazo uraza kumbaza Gasimba François Xavier uramuzi ariho avasha mushakashatsi wandika n'ibitabo niba bamurikiye okay yarasinye icyo gihe kera yigeze kwandika igitabo kibita Isi ya Rusahuzi kandi yavugaga ubutegetsi naha yarasinye Isi harusahuze naha yarasinye abari hubwo nibashaka ko tunaganira rwose nabagize amahirwe nabasura Gasimba harimo uwitwa Kameya Andre niwe warashinze ikiganiro ikinyamakuru cyitwa Rwanda Rushya ariyo yaje kuba rushyashya kubera ko ni se wabo ngira ngo waburasa ese burya uyu rero bamwishe muri jenoside urumva ikitangazamakuru cyitwaga Rwanda Rushya noneho nyuma burasa umuhungu we niko navuga akita rushyashya harimo uwitwa Rugenera Mariko arahari yego Rugenera Mariko arahari yabaye na ministre wa finance ubari muri Radiant nawe yarasinye nawe arina ari hano Radiant se ntuyizi yabaye ministre wa finance harimo Setise Ndashonga yarasinye urabwibuka yabaye ministre wa ubutegetsi bw'igihugu yego kuri no ngoma nawe uri mu basinye twagira mu nguna namuvuze harimo Gapyise Manuel twaramuvuze musanzire wa Twagira Mungu Gapyise Manuel ari umuhanga cyane nawe yarasinye Gatwa Tarsise Gatwa Butsure Tarsise yaratwigishaga aho nigaga ariko ntabwo nari nzi ko yagiye gusinya iyi tariki iba twarigaga ya mbere uko akenda twari muri vacances ariko nawe uyu bamwishe muri jenoside nari mu basinye bamwishe muri jenoside yes kandi yakwigishije secondaire muri secondaire yigishaga biologie cyangwa chimie ibintu nk'ibyo Kambanda Jean ni wa wundi wabaye president wabaye ministre w'intebe kuri guverinoma y'abatabazi nawe iki gihe yarasinye
uri kumva ko abantu bagiye bahinduka uzi ko ya ngingo ya PAWA turaza kuyigarukaho. Kambanda yahise ajya muri PAWA, Twagiramungu ajya mu bamodere, nyamara ku ya mbere Inzeri muri 90 bari bahuje umugambi. Arewe nyine ya PAWA yaje yari nka virusi itandukanye, bari barashyize hamwe. Urabona ko kuva muri 90 Kambandaja na Twagiramungu bari hamwe, bari kumwe bashwana 93 irangira hazamo PAWA. Uyu harimo Kanyabugoyi Fideli. Kanyabugoyi Fideli yari umugogwe. Yari umugogwe. Nawe ashobora kuba yarapfuye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Yashinze icyitwa Kanyarwanda cya droit de l'homme. Droit de l'homme. Kandi droit de l'homme kuri kiriya gihe na za Arido na za Karado byari ikibazo. Ko ndibuka na Joseph Matata bari mu Bubiligi, nubwo nawe yari menase kuko we yari muri Arido. Uyu Kayibanda yide brande we ni umuhungu wa Kayibanda. arahari afite n'umudamu, afite n'umugore w'umunyamahanga w'uruhu rwera. Mugesera Antoine urabizi ko ahari, yabaye na president Yibuka, ni umushakashatsi, ni umwanditsi w'ibitabo, yigishije kaminuza. Uramuzi? Numuzi se? Muze? Yabaye president Yibuka. Nawe yari mu Ntiti. Yari umwarimu muri kaminuza ariko. Oya, ntabwo ikibazo ari ubutita. Hano harimo n'abari abacuruzi, niko nabyise, twabyise abanyabwenge cyangwa intiti. Harimo n'abari abacuruzi, ariko gusinya ubwabyo gusinya hanga icyo gihe wagu umwihanduza 10 kabisa. Kandi nzi ko ubu ngubu uya none se uyu Musare Faustin ntumuzi wigeze kuba no muri Mineduc, umanzu bari ambassadeur. Probablement kandi n'umunyabyumba. Yari no ku rutonde rw'abasenateri cyangwa Musare Faustin ndamuzi depuis longtemps. Uyu abo nta ugwira umugara, reka tujye kuri Ransoni. Ransoni Philibert yari umwanditsi muri kinyamateka. Ariko ari intagondwa. Yigeze kwandika igitabo, yanditse inkuru ngo kuramya umubyeyi n'ukumuroha. Avuga kumwe nyine abantu baramyaga Habyarimana. Abati kuramya umubyeyi n'ukumuroha, no kumukungurira, kumuroha, kumwereka nkuko nyuma amaze kuvugira ku irebero ko ari ikirani cyananiye abagome n'abagambanyi. Inkuru za mbere zasohotse zavugaga ngo iyo umwami yivuze abagiye gutanga, niko matitira abagameze, kandi ko bwarakeye birabada. Ariko abantu babaga bari hejuru. Icyo gihe yabivuze yakira Rayon Sport ivuye gukina na El Hilal, yarayitsinze, abakirira kwirebera. Noneho mu ijambo yavuze abati buriya nanjye kera nawe ukinaga, ati kandi iyo naburaga umupira nabonaga akaguru. Ati rero ati dikirane cyane ni abagome n'abagambana. None inyandiko zasohotse icyo gihe nyuma baravuga ati umwami yayivuze abagiye gutanga kabisa, nta gihe cyaciye. Ntabwo yatinze. Hanyuma uyu Ransoni Philibert rero muri kinyamateka yanditse inkuru avuga ati kuramya umubyeyi n'ukumuroha, abyandika muri kinyamateka. Noneho Fizi Christophe wayoboraga Orenforo, we anariho yigeze kuza mu nama y'umushyikirano, afite n'abavandimwe bari hano. Fizi Christophe yayoboraga Orenforo, yandika muri mu mvaho, kuko imvaho yari ya Orenforo. Arandika ati nzamuramya rirenge, nzamuramya rirenge. Babyumvise? Besa asa nkusubiza babandi yasubizaga Ransoni wo muri kinyamateka. Ransoni yandikiraga kinyamateka, arandika ati kuramya umubyeyi n'ukumuroha. Fizi wo muri Orenforo ya leta avuga ati nzamuramya rirenge, ni nka replique. Kumwe nyine inkuru umuntu yandika inkuru hano yo ibihe by'amashyaka urabyumva. Uruhande rumwe rwavugaga iki, urundi sinabikubwiye cyagiye tuvuga. None se wenda utajya kure no muri showbiz bijya bibamo inkuru imwe ikavugwa ku kitanga kimwe, iyi periode indi kamera nk'iyivuguruza ku kindi. Iyi periode siyo nakubwiye ko hari abaririmbaga ngo turashaka rukokoma nizabikiranuraha. Abandi bakaririmba ngo abashaka rukokoma n'ibyitso by'inkotanyi.
nuvuga ngo impande kamwe kabaga hano abandi bagakora replique kabisa. Ranson kiye amateka rero yanditse avuga ngo kuramya umubyeyi nuko umuroha Mfizi Christophe mumvaho ati nzamuramya rirenge. Uyu Ranson birumvikana nawe hari undi nani nibagiwe uhe Sibomana Andre padiri uyu yaje gupfa nyuma yari padiri yari padiri yaje gupfa nyuma azize indwara y'uruhu ntago yari yapfuye muri jenoside yazize indwara y'uruhu ariko ntago byagicamo neza ari indwara y'uruhu bita syndrome de Leyel yanditse igitabo cyitwa ngo Gardons espoir pour le Rwanda vuga ngo tugumane icyizere ku Rwanda yandikamo amateka yose inzira yagiye acamo zose ariko ntago byari byaciyemo neza na hano zari zatangiye guturunyana ku buryo nubwo yarwaye ngira ngo ntabwo yabashaga kuba yasohoka mu gihugu yari padiri muri kinyamateka Andre yakomeje gutyo Andre Sibomana nyine yabaye nk'uwo navuze witwa Matata Joseph Matata Joseph nyine yari muri Arido ku Gakinani bamuhiga hasi hejuru hanyuma no kuri no gomaragaruka nabwo n'ibyamara kabiri abantu bajye badukurikira ari imvo n'imvano yasozaga umwaka yigeze kuzamo Matata nk'umuntu wari imirimanya ya droit de l'homme kubw'Habyarimana Matata Joseph kubw'Habyarimana hanyuma akaza no kubwa inkotanyi bikongera bikanga akongera agahunga habaye ikiganiro we imvo n'imvano Ndayihurume yari yahuje Matata Joseph na Gahima Gerard akiri procureur general urumva umuntu wa droit de l'homme ariko wahunze wananiranywe n'ingoma zombi bamuhuza na procureur general w'ingoma iriho kabisa sibyo ko nawe byaragiye ubu yo bahuye sinzi wasanga nabo baroge bakihuza kuko na Gahima nta gihari ubu Matata Joseph abantu rero hari abantu bafite ama personality Sibomana yagumanye ya personality yo kuvuga ngo uko yarwanyaga Habyarimana yashatse kubugubana gutyo yamashaga nabo batwagira hari abantu badahinduka bagumana bafite nka bya bindi twasomye muri rya discours ya Bizindo avuga ati ntiwahinduka uko ubona ibintu niwashaka abataragize rero abatarabashije guhinduka n'ubu baracyari gutyo ariko byanze bikora niyo mpamvu urabona na twagira mungu aguye mu Bubiligi Matata Joseph ndabikubwiye ko ari uko byagenze aba basibomana nk'uyu Sibomana Andre padiri yararwaye ariko yashaka kuba yajya kwivuriza hanze banza bitarakunze so uyu sentuza Anastase Servumba nawe yari umwanditsi muri kinyamateka yari umwanditsi muri kinyamateka yakundaga kujya abo bose barabanditsi ariko bandikaga inkuru zisa naho zityaye Simburudari Theodore aracyahari Simburudari arahari nawe yayoboye ibuka Simburudari Theodore arahari Theodore nyuma ya 2010 yarahari donc aba bantu rero bose aba nabemeye gusinya mu barenga igihumbi bari bafite umugambi urumva bivuze ngo icyo nashaka kubwira ngo mbwira uko wabanye na Kayibanda cyangwa na Habyarimana ndakubwira uko ubanye n'inkotanyi sure ko nta kizana nanone nta kipfa kwizana sibyo se nta kizana na rimwe aba bantu rero ariko aba bantu mbonye ikindi kintu basa nk'abahuriyeho kintu harimo abandi ntazi uretse uyu Kambanda ja wabaye PAWA wabaye muri PAWA niwe wataye umurongo aba bantu bafite ukuntu batizanditse uyu ntabwo namuvuze Rwambonera Evergiste kandi n'uyu wacu wana nabaye no mu nzu ye rwose Rwambonera Evergiste yari yashobora ko yari umwagoronome cyangwa umumekanisien ntago ndi muto nabaye mu nzu ye yari muri Emuderi n'umunyabyumba umunyabuyaga ziranye n'abana be benshi sinzi impamvu nari mwibagiwe nawe ndamuzi ko ndamuzi n'umudamu we n'abana be buri gihe tuba turi kumwe iyo ngiye ibyumba
ko nabaye mu nzu kabisa wambone Rever Juste we yapfuye abakiri imbere mu gihugu hano wabonye wibuka muri nk'abangaye nibuka cyetse abo ntaza ahubwo kandi nkubwiye ko Gasimba hari muri kiye niba atarajya muri retraite Simburudara arahari Musare Foster arahari Mugesera Antoine arahari Kayibanda Ilde Brande arahari nubwo atashobora kuba atari mu Rwanda twagira mu ngo apfuye ejo bundi Senda Shongura bizi ko yabaye ministre yaguye muri Kenya General Mari kurabizi ko hari ahubwo se ahubwo uyu witwa Mutagwera Frederic ashobora kuba ndamuzi yari umunyamategeko donc urumva benshi barahari kandi navuga ko babayeho neza kubaho neza si ukugira amafaranga abajye banyumva neza babayeho neza bari amahoro nyine nta birantega ariko si bayikomora kujya uze Gasimba muri kiye kwigisha yandikira ibitabo ntacyo kandi batangiye bivuga nibyo ngibyo dore nuko babanye wabona umuntu rero no munsi ngo ari kwibere oya niyo utavuga ngo ari kwibere ngo kucyo avuga inani na rimwe niba mutambikane urabyumva wabona aho abantu babakomora kabisa so rero aba bantu abahari impamvu zanye iki kiganiro ni ukugira ngo abantu bamenye n'amateka y'abantu ntago bwari abangaba Habyarimana yagira ubushobozi bose yari kubamara babyumva ariko ibyo basabaga byarumvikanaga baranabibonye nibyo nkubwira ubu bari abariho bari ku matunda abandi bapfuye muri jenoside ariko abahari bariye ku matunda y'ibyo baharaniye basinya ino baruwa icya kabiri ni ubutumwa mbahaye abahari shobora kuba nabyenterprese nabi shobora kuba nagize gute abahari ni karibu uwampa umwanya twakorana ikiganiro ari Mugesera Antoine ari Simburudari ari Gasimba rugendera we mbona asa n'uwagiye mu by'ubucuruzi ariko nawe ntabwo akaza kanamamaza Radiant nkuko ndi kuyivuga nawe twagirana ikiganiro bitwaye ikiza cyane abo bose bahari twose kuri Karegeya Omar Pano baza bakatubwira amateka bakanatubwira muri make incamake y'ibi baganiriyeho icyo gihe bajya gusinya iyi baruwa so ngaye nguko rero muri make ni bijyanye n'izo ntiti 33 rero dukangura abantu intiti 33 nkuko nari mbivuze tubonyemo bamwe navuga ngo bamwe na bamwe ariko umwe niwe dufite harimo abapfuye muri jenoside harimo abari muri guverinoma y'abatabazi harimo abari kuri rwa rutonde Arusha bagomba kujya muri guverinoma ihuriyeho n'amashyaka na FPR irimo barimo abari kuri urwo rutonde harimo abapfuye muri jenoside harimo abasigaye harimo abishwe n'uburwayi harimo n'abariye kuri no ngoma bye ko rugendo rabizi ko yabaye ministre wa finance Simburudari yabaye president yibuka kuko ushobora gusanga no mu nteko yarigeze kubamo ntago byibuka neza Musare Foster yabaye muri Mineduc umuntu ukomeye Mugesera Antoine yabaye president yibuka ba Senda Shongura urabona bagiye muri ntuza we hari ababashe kubona aba bantu ndabona bari basenyeye umugozi umwe kuri 33 niyo mpamvu bemeye gusinya nabemeye gusinya ariko bari benshi reka twe dufatabo nkuko nabivuze harimo baje kuvuga kwitandukanya bajya mu cyitwa PAWA yaje gute urumva PAWA nawe urabyumva aba bantu basinye muri 90 byahaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi do près ou de loin byahafi cyangwa byakure byahaye imbaraga inkotanyi ko zateye zituruka hanze ariko bigaragara ko no mu Rwanda hatumye iyindi pression urabyumva byatanze courage niyo nubwo zitashoboraga kuba zacika intege ngo zibihagarike ariko zagize courage zivuga ati ese tunabihagaritse bari mu gihugu ko bari mu muriro harimo kubatererana byarakomeje birazamuka uribuka ko byageze ahantu amashyaka urumva nyuma yaha haje kuzaho amashyaka menshi ya politiki aremerwa hanyuma nigeze kubikubwira ko harimo atatu MDR PSD na PL zagiye gusinya na FPR mu Bubiligi cyo gufatanya kandi zo zikorera mu gihugu iyo iri kwishyamba mu ishyamba iri kuri front izo ni izindi mbaraga byatumye byahaye imbaraga amasezerano ya Arusha kuko ntago byavugaga ngo iyo Arusha iza kuba amasezerano imishyikirano yiza kubisabwa na FPR gusa indani mu gihugu nta bandi binubira ubutegetsi bwa Habyarimana byari gufatwa nkaho
FPR irwanira ibitari byo none wenda nk'amahanga akaba yafatanya ngo ayirwanye. Ibi byatanze imbaraga. Hanyuma biraza bigera hafi kuri finale nk'ubu nka gatako nubwo atasinye byanze bikunze nawe yarayirimo. Look, hanyuma urumva kurikije nanuza aba bantu batanze pressure bashyizeho pressure mu gihugu imbere none no hanze haturuka y'urugamba bituma bijyana n'imishyirano ikihuta. Kuva mu myaka ine haramaze kuba ibiganiro byinshi za Arusha, Badorite, Sere, donc urumva kubera ko n'imbere harimo abandi. Yego. Biraza bigera muri kiriya gihe cyo kugira cy'imikirano hafi kuri finale bapanze guverinoma abangaba hari harimo n'abari muri iyo guverinoma yagombaga kurahira imwe Habyarimana atarahije akagenda babaza gatati agiye mutamureba. Hanyuma rero ibyo byaswase hanyuma birangira na genocide yakorewe abatutsi ishyizwe mu bikorwa. Yego. Ariko aba bantu already bari kuri liste noire ya Habyarimana. Habyarimana rero nawe yicaraga ashaka gutanya abo bantu bo muri ayo mashyaka yishyize hamwe yasinyanye na FPR agashaka ngo abateze umwiryane. Icyo ni kimwe. Icyo nari nakivuze ubushize. Ikindi kirimo rero ubwo urashaka kumbaza ku bivukire ya PAWA. Urumva kandi Habyarimana umuntu ufite ubutegetsi kugusenya akwereka umwanya mwiza akwereka amafaranga ashaka kuguca intege biroroshye ashaka kugusabira credit muri banke akavuga ati karaga credit kawe tuzakishyura ariko no ku ruhande rwacu kuguca intege rwose simple no kugendera kubijyanye akantu gakomeye cyane ntavuze ubushize na amoko amoko Hutu PAWA n'urupfu Rwanda Day ni gashya kubera ko abantu bagiye muri PAWA benshi nta mututsi warimo ariko abataragiye muri PAWA bose n'ubundi ntago bari abatutsi. Hagiye mbona mpeka muri PL kuko yari umunyaruhengeri wo muri PL ubwo urumva we yahise abogamira ku karere n'ubwoko hagenda nta mabyariro ngira ngo we n'umunyakibuye ariko akoko kazamo kandi ikibuye niho havukaga witwaga Karemera yari yasirukusanya yari umunyakibuye yari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu. Hagenda abantu benshi bagiye muri PAWA hagenda Kambanda washakaga ubutegetsi ku ngufu ko hahise aba ministre w'intebe y'abatabazi cyane kuko Twagiramungu yari yasigaye yagiye mu bamodere. Hagenda mugenzi Justin w'umunyakibungo ariko w'umuhutu aba muri PAWA kandi PL ari we wayishinze arangije aba PAWA urumva bakiye ku kintu cy'ubwoko cyane ariko byakaze cyane ryari byakaze Ndadaye atowe i Burundi atsinda Pierre Buyoya wari president en place. Buyoya yorganije amatora ntiyayatsinda urabyumva kubitirwamo mubi ninga iriya pourcentage byabaye i Burundi ni nka 1% bishobora kubaho muri Afrika gupanga amatora nawe yarimo ukayatsindwa biragoye. Hanyuma rero byari byiza yari inzira ya demokarasi igaragaye neza i Burundi byari urugero iyo biza kuramba. Hanyuma Ndadaye arategeka nyuma muri 1993 baramwica baramugandagura umugani wabo babikomago yaje gupfa. Ibyo byabaye rero bagandaguye Ndadaye abantu bajuriyeho hano i Kigali abantu barakubise Ndadaye yapfa i Kigali umutekano wabaye muke bitwa bakatuba bitwa hari n'umuvandimwe bakubitiye mu Giporoso bamuhindura intere impyiko barazimena abantu barafatirana hapfuye Ndadaye hapfuye perezida w'u Burundi mu Rwanda. Aho rero hazamutse indi slogan ivuga ngo niba perezida w'umuhutu i Burundi Ndadaye watowe yishwe ruriya rupfu abikorewe n'abatutsi bazana slogan muri amashyaka avuga ati mwabibonye ibyo abatutsi bari gukora i Burundi ati namwe nimureba nabi nibyo bizava u Rwanda. Umwuka uratutumba koko mewi kandi kutsinda erega muri politiki inzira zose uzinyuramo kugeza ugeze ku cyo ushaka. Ubwo rero PAWA nuko yaje rero bazanye icyo kintu cyo kuvuga ati ibikorewe Ndadaye namwe bwari uburyo kugira ngo emerene zigira imbaraga makabe igaragare noneho ko ivugira abahutu none babereka ati dore ibibaye kuri Ndadaye w'umuhutu mu Burundi namwe
none abantu bavuga ati babantu dushyikiye nuko mbona meka barapanduye ntuza nta mabyarira barapanduye kambanda barapanduye bakaramira barapanduye ni benshi bahise bajya muri ni benshi kuko abagiye muri PAWA bantu bose wabonye ntabwo wari uhari abagiye muri guverinoma y'abatazi bose bava mu yandi mashyaka atari eminenti bari abapanduye muri abagiye muri PAWA bari baragiye bapandura yego mu mashyaka babarizwagamo voilà bagiye muri PAWA kubera ako kantu ko kuvuga ngo dore ibibaye i Burundi no mu Rwanda niko bizagenda none bahutu mwishyira hamwe mwumve bene wanyu baragenda twagira mu ngo ati barababeshye egeka wabyumvise ntabwo ari we wenyine bahize we ntabwo ari we wenyine urumva aba bose n'aba barugenera ntabwo ari bose ko nka aba bagasimba nka Mugesera we n'ubusanzwe yari asanzwe nawe buriya Mugesera ashobora kuba ari muri PL Mugesera ashobora kuba ari muri PL Simbura udari ni PL nawe niko biteke hari abataragowe n'icyo kintu hari abatarakeneye movement hari abatari bemerewe kuba bajya muri PAWA hari abagumanye stability Mugesera ntabwo ari kujya muri PAWA hari abatari bemerewe kuba bajya muri PAWA ariko hari n'abari bemerewe kuba bayijyamo ariko barabikwepa ari abo batagira mungu nabo bandi ndabikubwiye ko Gatwabutsure Tarisisi yari umwarimu wacu we banamwishe kugira ngo no kwishuri ari mu bo bibuka so ruvuga ngo PAWA rero PAWA yatijwe umurindi na Emerenide ya Habyarimana umurindi bayitijwe n'urupfu Rwanda daye noneho Emerenide iraprofita yinjira muri ayo mashyaka ibwira abahutu ngo ibibaye i Burundi namwe nibyo bibategereje bajya muri PAWA rero nk'uko uko PAWA yavutse bimwe bafa that's one of nuza ni kimwe mu byatumye abantu baza urupfu Rwanda daye ni ibintu byabaye mu Rwanda nyuma y'urwo rupfu n'uwo munsi hanyuma noneho bari bavuga ati dore ibibaye kuri Ndadaye ntiyatsinze amatora si umuhutu none abatutsi ntibamwishe ubwo rero mwitege aba rero urumva nyine abareba buri wese ajya mu mibare ye baragenda abo bambona meka abantuza twagira mungu n'abandi n'abarwiyema Pierre Celestin abitwa bakabana abantu bose wabonye babaye muri guverinoma y'ubumwe bava muri PL na MDR ujya umenya ngo nabapanduye ntibajya muri PAWA kuko abagiye muri PAWA bagiye muri guverinoma y'abatabazi abandi barahunga abandi bacirwa imanza nuvuga ngo uwo wabonye kuri no ngoma warebye kure nka twagira mungu yego aho ngaho ndumva bisa nk'ibisobanutse nari mfite amatsiko yo kumenya ngo PAWA yaje ite ko abantu bari basa nkaho basenyeye umugozi umwe baje kwihinduka batari ko ndumva usa gukunda ibintu gushukwa cyangwa kugira imibare mibi byari ibintu byoroshye rega ariko wumve imibare ahantu yari igoraniye niyo mpamvu nkunda kubivuga ahantu imibare yari igoraniye ni ukwiyonkora ni ugupandura guverinoma ifite amafaranga ifite intwaro igukangisha kuba yanakwica yakwica yaguha amafaranga yaguha ubutegetsi umwanya ushaka byose avantage ukayikwepa ukajya kwitarabona ubutegetsi ni umubare utoroshye ntabwo ari ibyo ubonetse wese arewe aha ngaha ibintu byose biruzuye ukajya ku murongo w'utarabona umaze gufata aha ngaha tugiye kubaka ukajya ku murongo w'ufite byumba gusa niko uyu Habyarimana afite igihugu cyose afite ingabo n'intwaro yakumena umutwe afite imyanya ya politike yaguha umwanya afite amafaranga amabanke beneri niye ukemera uti egekaho gumana ibyawe nzategereza bari igihe bazabufatira bafite byumba gusa ni umubare utoroshye umubare kabisa abantu benshi rero abenshi ibyo biri ibintu byagukurura ukavuga uti nintajyamo nshobora kwicwa cyangwa se reka njyemo amaye amafaranga cyangwa bampe n'uwo mwanya ni imibare kandi
ni imibare nyine abapanduye ndavuga batwagiramungu n'abandi benshi nkawe n'aba barugenera bapanduye neza ariko wari umubare ukaze cyane urazi kujya ku ruhande rutarafata ubutegetsi uvuye ku rubufite hega ni na risk man mwese usibye ko byari hari ibimenyetso by'uko urugamba rugiye kurangira iyo hongeraho nk'indi myaka 5 ubutegetsi butarafatwa aba bantu bari kuba bari hehe hatari uze twagira mu nguko yishe zikamurokora iyo zitahita zigera i Kigali ntaba yaragiye ntaba bose nta muntu uri kuri iyi list bo warasigaye nta numwe kabisa keretse Kambanda wari wabaye pawa abandi bose ya nibyo reka twe gutinda cyane tugize no kugira aho duhinira ahubwo twibutsa abanyarwanda ko ikaro Plaza byamamaze ndananiwe ikaro Plaza rwose amakaro meza ari ku ikaro Plaza oya nta kibazo tubwire amakaro meza ni ku ikaro Plaza rangete gypsum amarangi avanze neza yego 0783 450 46 nubura amakaro ushake ibuye granite et marbre ibi ngibi byo birareba cyane abaranguzi abantu nyine bazana amakontineri abashoramari bazajye kurangura mu Bushinwa ku ruganda yego uraziruka murahamagara Manuel cyangwa se mu mwandikire kuri ya nimero akamenyesha ko guteranya 86 130 330 42 720 so rero ariko kandi ibyo ntibyatuma turenza ingohe abafite amamodoka abantu bafite imodoka ariko mbere ko tuvuga abafite imodoka reka turagirize bimwe abubatsi abakeneye NM Vision Limited uwo umwereka ikibanza gusa bazaza kwereka inzu ari UPI ari topographe yo kugisatura ari UPI ari cyangwa cyo kubaka ari price ari bikoresha ajya kugura ku ikaro Plaza akwereka inzu yarangiye yego irangiye jya ku modoka nimero ze Nyandwimatiye 099 ariko utazawa nazifasha NM Vision Limited NM ntabwo wamusevinze muri ntuza agatatu twe twabamariza abo tuzi mu gihe tugishaka nimero ze Nyandwimatiye bamuhamagare cyangwa bamwandike kuri 0782 53 74 99 kandi ibikoresho bigura ku ikaro Plaza aranabanza kampamagara mwereke uti ngahariye ibindi azakwereka inzu nta bindi hanyuma ku modoka Veka2 Green Tech yabazaniye amavuta ya moteri bita vitamine ya moteri bazana n'imashini zisuzuma uburwayi bw'imodoka amavuta rero iyo umaze kubona iki uburwayi bw'imodoka atari babiri byo kujya gukorogoshora amapiyese yose hanyuma bagwa amavuta ya X1R uyashyira muri moteri ikoga igacya ikavamo umwanda ikagabanya gucumba ikagabanya no kunywa 0782 96 26 80 dusigaje indi Geramata mwarimu mwarimu Kremadi mwarimu Krema muri igitabo cye kitwa menyu tsinde kigura 11 akakikugereza mu rugo ukigisha wajya kwigirayo ukiga iminsi 3 cyangwa 7 ukamwishyura nyuma wamaze kubona provisoire yabonetse abantu bamuvuga imyata manza no kwamamaza yagira ngo twibereho naho aramamaza pe ngari bukerema mu muhamagara kuri 0782 48 37 ubwo dusigaje gira amata pe baramushaka cyane baramushaka cyane n'ejo hari wampamagaye ashaka apartment cyangwa abakozi oya yashakaga abakozi ba restaurant ye izo services zombara ashaka ko gira amata muha abakozi bo muri restaurant birimo iragenda nabi gira amata rero atanga abakozi haba abo mu rugo abazamu abajardinier abo mu restaurant n'abo mu mahoteli ikiza cye nuko agufasha kuba managinga kandi haba ibibazo afite umunyamategeko w'intervene kabisa akaza nk'umuhuza byaba ibi burubanza nabwo akabafasha yego mugira n'amasezerano ingingo ya mbere kirazira kikazirizwa kugira ute gutereta umukozi cyangwa kuba we yakwibambazaho boss gira amata kugira ngo aguhe umukozi ingingo ya mbere y'amasezerano avuga ngo kirazira kikazirizwa gutereta umukozi nawe ushaka akazi kugira ngo gira amata gushyire muri equipe mu masezerano ingingo ya mbere avuga ngo mukobwa
musore kirazira kikazirizwa kwibambaza kuri sobuja cyangwa nyokobuja. Izo ni ngingo banzaho ntabwo yoroshye mukobwa. soma inimero gira amata nimero ze hari zo wavuze ugomba kuduha ariko zira zidacamo kubera ko adahari ariko araza ari hafi kuza nacyo vuga za zindi ze izindi zazigira nimero zira reka zirebe hanyuma turasoreza kuri Easy Buy Shop ntabwo twayivuze rwose Vivency batwambika neza rwose kandi turabishima. gira amata reka ndebe nimero ze nshyashya yaguhaye cyangwa uravuga izisanzwe iza wa muntu wundi ariko we uvuga we somiza afite izagira amata nyirizina umuntu yamaye nazo ndaza kureba izagira amata nyirizina sugira ngo ni 07 85 6 izo yampaye zindi rero nizo ndaza kujya ariko nizo zirahagije. Ukeneye umukozi akabona agira amata inimero idacamo bajye bahamagara ngewe mbere yuko ariko ndimo ndashaka no gukora akantu kamamaza inimero bakaba nkaha nicaye inimero bakazireba hafi rero tuzatumeshoninga nimero bazirebaho hasi jya kuri Vivency Easy Buy Shop bafite imyenda y'abagore n'iy'abagabo ku giciro cyiza. Bafite iduka muri kwa Makuza n'irindi hahandi Kigali City Tower. Nimero ya Vivency nahoze muhamagara mu kanya ushaka gutsapa nahoze muhamagara ufite ikirori 0782 yego 53 13 57. So ndumva abadutumye arabo rwose. Yes. So nibyo ngibyo rero reka twe tunahinira aho ngaho dukunda gusorezaho. Karegeya ngushimire ku mwanya wawe no kuba warafashe umwanya ugafata izi nyandiko zose ukazitraduiza kugira ngo udusangize tunakurema ayo masomo yaba hari mugani bavuga ngo iyihuse yabyaye ibihumye kugira ngo ni isomo rinini cyane hano ririmo abantu hano bihanganye bari gukama nkuko wavuze uti bari watubwiye ngo bari gusoroma ku mbuto bari gusoroma ku mbuto nyine z'ibyo bakoze. Si byo navuga rero ijambo ry'umunsi nakubwiye ngo ijambo ry'umunsi biravuga ngo mu gifaransa bavuga ngo dis-moi ce qui t'hante je te dirai qui tu es. Nunyereka uwo mugendana nzakubwira uriwe. Dashimu nawe akavuga ngo nyereka aho umusaza yicaye nzakwereka aho yarahagaze mu busore. Yego uri kubyumva niko bimeze. Nusanga yicaye mu gishanga ubwo mu busore uzasanga yari ariko numusanga mu bushorishori menya ngo ubusore bwe yarameze ate. None nanjye nkakwibwirira ngiye mu magambo yanjye rero mbwira uko wabanye na Kayibanda na Habyarimana ndakubwira uko ubanye n'inkotanyi. Sibyo isi isomo se ni isomo pe arewe kaduhinira ngaha fisi ndabona naniwe. Mwakoze kubana natwe dushimire Urban by City Brew Urban Hotel ahantu heza cyane tuba twiciye turi kuganirira kugira ngo ibi byose bibagereho ni Urban Boutique. Mwakoze cyane naho utaha.